Hakoze ko haragayira. Suzi uburyo wansize. Hasi nago bya. Ubuse iminsi zuzi nari ndi guca mu biki. Ko nkuhamagaye mubwira naguhamagaye ejo mubwira uti dore hagere bimeze gutya. Akomeze neza base. Numva gufite ibyihe se ejo wari uri hema. Z'umuryango nazo zigira nk'uruhare yakunda shimira bumwe wese kandi wagize muri kuko tutabagira ntago ibitwa kuva hano rwose. Muganga yari ameze hari. Yari yaraduturumbuye koko. Yaraduturumbuye turume. Yari yarakaye. None se ubundi famille yawe nta kintu igira ku buzima bwanyu famille yawe. Famille ifite inshingano zayo hari ibyo umuntu abasabwa kuri famille ari ibyo aba cyangwa ni famille yanyu yabikoze. Cyambere nuko twavuye icyo cyambere buriya Imana ifite ibyayo yikoreye umuswamenye buryo Imana yikorera ibyayo. Iyo nitegereje neza nkareba amazi na Innocent. Iyo nitegereje neza nkareba amazi na Innocent. Nekereza urugendo rurerure mwagenze kuva mu buto bwanyu mwakabeje gukundana. I love you so much. Come to me. Come to me. Je t'aime trop. Nalingo mingwana. Manzi na Innocent nukuri ndabashimiye mwahisemo neza nukuri muraberanye. Manzi na Innocent songa mbere turabashyigikiye. Kaze bakunzi bamanzi na Innocent mukakane twagezeho mu bigiye bitandukanye bari mu Rwanda ibwota amasimbi muri Aziya Amerika i Burundi hanze y'igihugu hose nizere kumeze neza utameze neza rero buraho kanya kamwe umuntu amera neza ubundi bikanga ariko hamwe n'Imana ndetse no gusenga ibintu byose bigenda bicamo kandi bikagenda neza ukibaza uti ndihe ubu ngubu nge na cameraman twasohotse twagiye mu misozi n'ubundi ni muri Kigali twagiye gusura Ibra twavuganye kuri telefone nimugoroba murabizi duherukana ari kwa muganga n'umugore we umugore yararwaye ariko turi gukina rwaye twaje kumusura murabizi kwa muganga ukuntu byari bimeze twagiye kumusura yo arimo kwivuza arimo amaserumu menshi cyane bakabura indwara arwaye ibintu nyine bikanga twongera gusubira none tugiye kumureba dusanga umugore yacitse yatorotse kubera ko amafaranga yo kwishyura kwa muganga yari menshi cyane mu by'ukuri yasize n'abana kwa muganga byose murabyibuka ntabwo ari ngombwa ngo dusubiremo hanyuma abana bakiri kwa muganga nyine Ibra duhamagara turagenda tujya kubareba dusanga nyine niko bimeze mu by'ukuri Ibra twavuganye ndi kumubaza ukuntu bimeze arambwira ati tumeze neza umugore wanjye yaratashye ari mu rugo twagize amahirwe twabonye abantu nyine badufasha kwishyura uwo wagize uruhare pe musabiye umugisha umuntu wagize uruhare mu gufasha ino famille bakabona amafaranga yo kwishyura kwa muganga ndetse n'abana babo nyine bikagenda neza nyine abana bakabasubirana mu rugo pe musabiye umugisha kandi w'agaciro Imana iguhereze umugisha iri jambo ry'Imana nyine ribivuga neza nyine ntago hari abantu benshi nenda badasenga cyane bari kudukurikirana ariko nyine nakubwira ngo icyo umuntu atanze kimugarukira mu minsi iri buze rero mbasabisha abantu bagize uruhare kugira ngo uno muryango wongere umere neza basubire mu rugo bongere babe nk'umuryango rero twabasuye tugiye kugerayo nyine n'ubundi turi hafi yaho tugiye kugenda tubavugishe tubaganirize twumve Ibra ikintu ari butuganirize twumve umubyeyi ukuntu byagenze bagire n'abantu bamwe bashimira kamerama udukurikire tugendane waramutse mubyeyi meze neza umuturanyi wa hano barahari se barahari twabanje gukora introduction tutabanje gukomanga ukatwumva wadaha igikoma se ndagihari cyashize igikoma muri amasaha y'i Kigali ni ibibazo ako saa sita zanageze zageze kamerama harakinze ntabwo harahari urabona ibintu ahangaha rwose hano hantu ni sawa kamerama zaze kuhaba Ibra
Blazon. Ari niwe. Bite? Salama. Ese ntabwo mwayivanaho ukabanza ukavugisha abantu mwana. Umuturanyi wawe yatubwiye ngo ibiro by'igikomeza isaha i Kigali ni dani. Saa sita z'amanywa se wabuvana igikoma. Njye nicyo nkunda. None se. Ni saa twari tuje rero. Mwatinze. Tuzanye na kamera nyine ihangane twanje gukora introduction. Nzi ko muza mu gitondo none dore shanje mutagise. Twagize iki? Ntabwo mahakariye. Cyari wiryamiye. Oya. Narindi moto. Yakize se? Yakize ku buryo Baby. tuvugane mu nzu se. Ibyo bari kumukorera. Ni mama w'undi yabashije kubyuka base ari kumutungana. Yabyutse cameraman nawe ari kureba abantu. Akira mfasha. Kamera na mikoro byose. Ari bimeze bite? Jewe nakubwiye uze kare. Twari tuvuye kwa muganga. Shana banje tuganiriye. Ndategereza ndaheba. None reba isaha uze nawe. None se reba isaha uze. Ese twavuganye ngo. Okay, nganache tuvugane. None se hawarizawe. Hakoze ko haragaira. Suza uburyo wansize. Kase nago byari. Ubuse iminsi zuzi nari ndi guca mu biki. Ko muhamagaye mubwira naguhamagaye ejo mubwira uti dore hagere bimeze gutya. Akomeze neza base. Numva gufite ibyihe se ejo wari uri hema. Umvaga byango senga. Nivire kwa muganga na. Ako kwa muganga. Ndiki se kwa. Umvaga uri kumwe n'abantu nta kumva. Yabaye bana. Numvaga muri kumwe na mama pampe namwumvaga. Mama pampe ndamuzira. Ndamuzi mama pampe. Nakumvaga mwana ruvuye. Gusa nyine ndashima Imana nicyo nashaka no kubwira buri abantu baba barabonye ibintu bitangira bagomba no kumenya rezilita zabyo. Kugeza kuri ubu twavuye kwa muganga. Bella nawe arahari mugiye ngo ndi kubahisha wenda ngo nawe urimo arahari mu nzu ariko rutumwe bari kumukorera iyo mpamvu nanyiragize ngo ahubwo ni Bella urimo gukorera umwana. Huya ni wenyine tu. Turi ko ni muganga se? Oya. Ni umuntu kumukora amasuku. Byo baza kubi nibyo nyine. Gusa igihari nuko twavuye kwa muganga. Impamvu nifuje no kugira ngo nyine ubanze tubwire kwa muganga duherukana ubushize. Mana yanjye amafaranga yo kwishyura kwa muganga ari ikibazo abana babafashe nyine twabuze uko tubigenza. Nyine mu bushobozi twari dufite twebwe nicyo twakoze. Byari bihagije. N'abantu bagufashije. Cyambere nuko cyangwa ni famiye yanyu yabikoze. Cyambere nuko twavuye. Icyo cyambere buriya Imana ifite ibyayo yikoreye. Usobanye uburyo Imana yikorera ibyayo udakeka ibintu uko byaba ukagenda ubaza inshuti y'abavandimwe ugashiduka ibintu byabaye kugeza muri uyu munsi urabona ko abana bari mu rugo zitana uko suri kumwumva ariko sikara hari n'abantu bose barahari na madamu arahari barabyishyuye dukora n'ibizamini wenda ntabwo ari ngombwa ko vuga hano wenda nyir'ubwite sinzi nimba muza kuza kuba mugihari biba musoreza nawe afite akabaraga yaza kuza kubibwira kuko njyewe tuza kumutegereza se kamera simbizi ariko mwatinze niyo mpamvu bizibuka akanya nakujya tukamutegereza abaryari bazi kuko nyine ameze ubushize yameze nabi nko mu masaha nanjye ntacyo nakora reba ari amaserumu yose bakoresheje bamutegereza abaryari kamera maza gahunda zawe urazigira arihangana kuko urumva of course njyewe nubwo ndi nkaho ndumuhangaraye cyangwa se ariko nawe watubwira ariko biba bisaba ko nyir'ubwite nimba afite imbaraga zo kuba yabivuga cyangwa se yabitangaza we abyitangaza. Nese mu by'ukuri amafaranga mwakuye kujya kwa muganga wenda hatarimo nkari ariya twatanze birabwego byari bibaye gusa icyabaye nuko habayeho kwegeranya abavandimwe cyo bafasha nanjye urumva nihigamo inshuti z'umuryango nazo zigiramo uruhare birakunda nshimira buri umwe wese kandi wagize morale kuko iyo tutabagira ntabwo ibi twari kuva hano rwose
muganga yari ameze hari yaraduturumbuye koko yaraduturumbuye yari yarakaye. none ese ubundi famiye yawe nta kintu igira ku buzima bwanyu famiye yawe? Famiye ifitiye inshingano zayo, hari ibyo umuntu aba asabwa kuri famiye, hari ibyo aba agenewe kuri famiye, ariko hari nyine biba birenze ubwonko bwabo cyangwa se namwe ubwanyu akaba ari cya kintu babyikemurira iki. Ariko famiye nyine famiye bari famiye n'ubundi turi mu muryango, abana babo turi mu muryango, turi bamwe. Niyo mpamvu rero hagize ikibazo bagufasha, haba byanze nawe ukifasha cyangwa se inshuti n'abavandimwe bakagufasha. Hariya famiye za Bella ntabwo zo mu Rwanda za Bella mama zitwa Kirika mama we barumuna biwe ese ko mu burwayi bwe ntawe twigeze tubona wo muri famiye yiwe. wenda nuko mutahahoze ariko bazaga baje kumugemurira, wenda bakabagera ariko ntabwo wamugumagaho nabonaga akabaraga nanjye nkajya mu bindi kurikirana neza aba kugeza kuri ubu kugira ngo tuteke no komeza gutakaza ibintu byinshi ari hano mu rugo. Nyine ibindi bizakurikiranwa ari hangaha kuko ntabwo dushaka kongera kujya mu cyuho twagizemo ejo bundi, kuko nimba twarageze mu gihe badukata amafaranga angana kuriya kandi wenda reka ndeke kubivuga kugira ngo ubwitaza kubivuga, kandi ni wenda nta kintu kizima kiri kugaragara nyine nyirizina umuntu yashingira avuga uti turaheraho tumuvuza gutya cyangwa turaheraho dushaka ubuvuzi bumeze gutya. Urumva ni ibintu umuntu aba atakaje. Niyo mpamvu rero twahisemo ko haza kuba ari hano, buriya Imana nayo ikomeza ikorera ibyayo n'ibikurikiraho, ndizera neza ko bizakunda. Wenda ndashimira bamwe inshuti z'umuryango bo muri Australia tubaye hafi muri ibi bihe bitari byoroshye. Ndamushimira cyane, ndamushimira bivuye ku mutima. N'abandi bagiye badusengera, baba muri Amerika bagiye baduhamagara bakadusengera, baba nabo Australia bagiye. Hari n'abandi bantu b'i Burundi cyane nka Esperance ndamubona nimba ntacyo yizeye. Ewa naradusengera tugira inama kenshi cyane, ndamushimira nawe. Bafite umukobwa wabo bagomba kumufata neza. Ahubwo bari bakwiye kugira bakaba aribo batanga ubufasha buhagije kugira ngo amere neza. Ariko cya mbere nuko buri ikibazo kiva mu nzira nicyo cya mbere, kandi buriya iyo intambwe ya mbere yatewe bya byose n'izindi zikurikiraho ntabwo zagora iya mbere n'ibigoye cyane. Nimba twamenyese ibyavuyemo bimeze gute, muri ibikurikiraho nabyo ndibaza ko bizakomeza kugenda neza kandi kubera Imana bizakemuka. Rero muraza kwihangana, sinzi nimba kuko nimba mukora nyine ntabwo yagamba, rero birasaba ko muraza kwihangana. Sinzi nimba mwamwica ahantu cyangwa se muri ahantu mugiye ahantu mwaza kubahamagara mukongera mukagaruka mukamuvugisha. Ari ikibazo nacyo reka tutegereze nyine ubwo ngubwo babanze basoza kumukorera ibintu ariko mukorera turamutegereje, tumutegereje nta kibazo. Ntabwo ibimpaye niyo sinzi. Nta kibazo, kameramo ushatse wakwiye kamera twahita tugisoza aka kanya gatanze turategereze nta kintu twahita ngo tumenye uriya mubyeyi ubundi ameze ate. Tumuheruka nyine ameze nabi byatari, arimo amaserumu menshi cyane, ubuzima nyine bugoye, ibintu byanze, ariko dushaka kumuganiriza nawe akatubwira imbamutima ze, akatubwira uburyo yakiriye abantu bamufashije, ukuntu nyine umutima we bimeze yabyishimiye, ndetse tukareba n'abana uko bameze.